nuko nguko dutangiye episode yacu ya gatandatu ndetse anariyo finali y'iyi filime. Ahangaha niho twari twagarukiye ubwo Simon yari amaze kwivumbura ari kuvuga ati mama nta mubyeyi ukurimo rwose, ari kuvuga ati ndagiye kandi ntuzankumbure ntuzankenere. Mama nawe yari amaze kumva Simon amuteye impuhwe, arangije aza kumureba asanga amaze kugenda, ari kuvuga ati Simon umwana wanjye ati ariko mfite kubikora, ati umbabarire ukurikire filime witonze akantu ku kandi uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo mama yasigaye ahangaha ari kurira ari kuvuga ati oya nta kundi kuntu bigomba kugenda, ngomba kumwigisha ubuzima maze nawe akavamo umuntu w'umugabo akuze. kuriya ntabwo byazaba byiza. Mama yitegereje Simon abona ari kugenda, atekereje neza gutya, hari icyo yatekereje akuraho telefone ngo ahamagare. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Ubwo yaje guhamagara kuri fone, ahamagara baba bodyguard b'iwabo. Ukurikire. Ubwo uyu yitabye telefone ari kuvuga ati ni iki mabuja. Uyu mubyeyi aramubwira ati rero igihe ni iki ngiki ngo tube twatangira, mwitegure muze dutangire. Ese ni iki bagiye gutangira? Ukurikire filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo uyu mubodyguard yese abwira undi, bahita bipampa guco bahita binjira mu modoka. Abangaba ni abakozi kwa Simon kugira ngo wemere ko bafite n'amafaranga. Isaha ku isaha kanya kariko kose bahora biteguye ko mama Simon yabahamagara. Ubwo barakwereka baje guhindura imyenda ndetse barangije bashiraho n'inkono y'itabi kugira ngo uramuhunga ataza kubamenya. Barakwereka buri kimwe cyose kuri bo cyarahindutse, na marineti n'ibiga bimeze gutya. Ukurikire filime witonze. Barangije bahita bicarana amasiri gutyo, bahita batse imodoka baragenda. Ese bagiye he? Ese ni iki bagiye kuba bakora? Ukurikire filime witonze uraza gusoma. Barakwereka mama Simon nawe nuko nguko yavuyeyo yambaye nk'umukerarugendo. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Ntabwo tuzinwa misiyo bagiyeho ni iyihe, arangije ateramo n'agapfukamunwa. Ubwo barakwereka abashoferi be bari bamaze kuza kumufata, arangije ashiramo na rinete ku buryo nta muntu uwo ari we wese wapfa kumumenya. Barakwereka abakozi be baraje bavuga ati waramutse mabuja, ati ubu ngubu twagenda. Barakwereka yaje kumufungurira imiryango kugira ngo abe yakinjira mu modoka. Barangije bahita batwara imodoka barerekera. Ese bagiye hehe? Barakwereka Simon nawe nuko yakomeje urugendo ari kugenda ari kuvuga ati ubu koko bamfate nk'ikinyendaro, ubu koko mama ntesha agaciro, atariko mama ni umuntu mubi. Kandi uyu musore yirengagije ibyo yari yakoze kare, aravuga ati aka kanya ubuzima buri kundambira. Barakwereka uko Simon yakagendaga ya modoka y'iwabo yaje kumucaho ndetse barangije bahita bamutera amazi. Nyagasani gusa ibyo bari gukora bari babizi. Uyu nguyu yarebye abona ni imodoka imuteye amazi. Mu kanya gato wibuke uyu muhungu yari gutwara imodoka nk'iyi ngiyi ndetse inarenze kuri iyi ngiyi iwabo bari baramukuriye. Arangije aravuga ati mwe muri bande mutagira ikinyabupfura? Aravuga ati nimuhagarare. Barakwereka babasore bavuyeyo uko bari bipambye. Aba basore baraziranye baramenyeranye n'uyu musore ariko ntiyapfa kubamenya. Simon ntiyapfa kubamenya kuko bihinduranyije bigira ukundi kuntu. Baje kumusanga hano ku kagare, arangije atangira kubatonganya ariko babwira ati nta kinyabupfura mugira. Arababwira ati ni gute muri kugenda mugatera umuntu amazi? Aba basore barangije bavuga ati wowe ntabwo uri umuntu, ahubwo wowe uri nk'ikinyendaro kuko urabona uri ikimuga. Ukurikire uyu musore ahita abatuka, arangije aravuga ati mumvira mu nzira nigendere. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musore abangaba batangiye kumuseka ibyo yari arimo. Barakwereka bahise bamukubita umugeri yikubita hasi. Barangije baraseka baravuga ati reka tugikubite. Batangira kumuhondagura ndetse bamukubita imigere nk'iyo twatangiye ari gukubita uwamusabirizi. Mama reba nyagasani, mama niwe wari ubiri inyuma ibi byose. Aba basore baramukubise, uyu musore aratabaza. Simon aratabaza ariko nta kintu byari biri gutanga, bagumye kumukubita. Uyu musore ari kuvuga ati mumbabarire ni ukuri kw'Imana mundeke, ati ndi kubabara. Gusa baramukubise
inkoni, imigeri ndetse no kuri cya gisima bari bamusizeho. Uyu musore uburibwe nuko yatangiye kubwumva, barakwereka nk'aho batagiye, nk'aho batanyuzwe, bamukandagiye no mu gatuza. Nyagasani, mama we areba, gusa nta kindi kintu yabikoraho, yari afite kumwigisha isomo, maze akaza ari umwana muzima. ubugoryi yari afite akabureka, maze uyu musore aramubwira ati wa kigoryi we, ati uwo ntabwo wakwibara mu bantu, ati ko kuri ikimuga, ati nakabaye nakakwishe nkakurangiriza rimwe, atariko reka nkugirire impuhwe nkureke. Barakwereka yaje no kumucira n'ibicandwe mu maso. Wa muntu uri kureba filime, ubuzima burahinduka akanya kariko kose. Uyu musore mu kanya yari gutwara imodoka imeze neza y'ikankari, ariko sahizi ndebera situation arimo. Ubwo aba basore baraje baravuga ati mabuja utubabarire, ati twe dufite gukora ibyo watubwiye. Uyu mubyeyi aravuga ati nta kibazo, ati nta kibazo rwose, nizeye yuko intego mfite izagerwaho kandi nta kindi kintu bibashe kubangamiraho. Urangije ako kanya mabuja ahita yongera azamura agapfukamunwa ashiramo n'uturinete, imodoka yaba irikomereza. Uyu musore bamusiga ahangaha aryamye ahangaha, gusa barakwereka nta kintu yari yabaye, kubera yuko n'ubundi umuntu ufite agahinda ntagapfa gupfa uko yiboneye. Uyu musore baramukubise bamutobera itazi. Barakwereka ako kanya ikirere cyatangiye guhinduka. Uyu musore nawe niko ari ahangaha aravuga ati ibi ni ibiki, ni ukubera iki ndi mu situation koko. Aravuga ati mu kanya gatoya nari imeze neza, aravuga ati ni ukubera iki, ati Mana ko kuri kumpora iki. Barakwereka abangaba bageze hirya bagaruka kureba Simoni. Uyu nguyu azana Jomeri kugira ngo aze kwitegereza neza situation Simoni arimo. Ubwo arebye abona Simoni atangiye kwiyambaza iyo mwijuru, ari kuvuga ati please Mana koko wantabaye, ati ubu ndazira iki muri aka kanya. Uko bari kuvuga gutyo, uko ari kuvuga gutyo n'imvura niko yahurudutse. Imvura yarahurudutse, aba babibonye bahita bitera umutaka. Ukurikira filime witonze. Barangije bitegereza Simoni, imvura ako kanya yabaye nyinshi. Barakwereka Simoni imvura yamunyagiriye aho ngaho, ntabwo yari afite ubundi buryo yahikura wenda ngo abashe kuba yaje kugama, kubera ko yari ariyo sima iremereye cyane. Barakwereka Simoni imvura yose yaraguye iramunyagira ari ahangaha. Arangije atangira gukururuka gake gake, gusa uyu mwana ari mu buribwe budasanzwe. Yatangiye kuza gukururuka ari gutabaza, ariko uvuga ati Mana koko wambabariye ukanyiza urwanone. Uko ari kugenda n'igisima niko kiri kumurya, uko ari gusakuza mu mutwe naho imisonga niko imeze, niko iri kumumerera nabi. Barakwereka abangaba nabo bari kumurebera muri Jomeri, bakabona nabo ubuzima bayeho ntabwo bworoshe. Bari kubireba ariko nta kintu bari babikoraho, bari bafite kumwigisha. Ubwo mama akomeje kureba muri Jomeri, barakwereka aho Simoni yarari. Wamusabiriza yigeze kwima akamukubita n'imigeri, yaje kumugeraho afite umugati. Ukurikire filime witonze. Uyu muhungu Simoni aza kumutakambira, ariko uvuga ati wamfashije, ati ndashonje cyane, ati nukuri kw'Imana mfasha. Wibuke Simoni nta kintu aheruka kurya, iminsi 2 irashize. Uyu musabirizi arangije aravuga ati mfite uyu mukati, ahita amubanyuriraho ikivune kimwe. Arangije aramuhereza, arangije aramubwira ati wigira ikibazo akira dusangire. Simoni uko yagafashe umugati yari kuwuca kabiri nyine, nawe biragaragara nk'umuntu ufite inzara y'igikatu, ntabwo yari aheruka kurya. Uyu musabirizi yaraje amwicara iruhande aramubwira ati rya witonze, ati biragaragara yuko ushonje, ati ariko ndaguha n'undi mukati. Ukurikire filime witonze. Maze aramubwira ati tuza. Uyu musore yumvise iri jwi, yumva hari ahantu arizi, yitegereje neza uyu musabirizi. Uyu musabirizi nawe aramwitegereza, maze uyu musore amwitegereje neza ahita yibuka cyagiye akiri umukire, ahita yibuka ari kumukubita imigeri kumubwira ati wowe ntabwo uri umuntu, jya urava mu bantu nk'abandi, jya urava mu bantu, ati wowe uri ikimuga. Uyu musabirizi ari kumusaba imbabazi. Simoni amubonye yikangamwo, aravuga ati umbabarire, ati ni ukuri kw'Imana ndakwinginze mbabarira, sinzi niba nawe ari wowe utabasha kumwara. Ubwo uyu musabirizi aramubwira ati tuza musore, ati tuza, ati sinzi niba nawe uri kubona isomo yuko ibintu bihinduka, ati sazi njyewe ntabwo naba nkawe, ati akirana uyu mukati urye.
ejo n'undi muntu uzagusaba umeze neza uzabashe kumuha rwose wa muhungu we. Uyu musore yafashe uyu mugati aravuga ati urakoze cyane. Ubwo bano hano arabari kubirebera muri jomeri bari kwereka uko babibonaga, byarabatangaje cyane ndetse barushaho no kwishima. Maze uyu mubyeyi aravuga ati ni gute byumvikana, ati mbega umugabo mwiza. Maze uyu mugabo aravuga ati hari akandi kantu mfite. Barakwereka kuri ya mafaranga mama we yaje kumuha. Uyu mugabo yaje gukuraho 1/2 arangije gihereza Simoni. Uyu mugabo kugira ngo wumve ko atari n'umunyamururumba, wumve ko ari n'umunyamutima mwiza, arangije akuramo 1/2 arayamuhereza. Simoni kubera ko ubuzima yarabayemo bwari bigoye, yabonye aya mafaranga ari menshi, aramubaza ati ibi bishoboka bite? Uyu mugabo aramubwira ati niko bimeze. Simoni aravuga ati urakoze cyane. Aravuga ati aya mafaranga kari menshi. Uyu mugabo aravuga ati nanjye ni umumama wigeze kuyampa cyagiye ubwo wankubitaga ukangaraguza agati ndetse uri no kunsuzugura uri kumbwira yuko ntari umuntu nk'abandi. Simoni yumvise bimurenze. Maze uyu mugabo aravuga ati ikindi gihe inzara nigira kujya ushura genda ugureho n'umukati. Ati nanjye niyo nari ndi kwifashishaho. Ati kuko mw'iki gihe ibintu bimeze nabi. Arije numubwira ati rero ahantu mba ni harahi hirya niho ndari nganki. Ubwo rero waza tukajyana nawe ukajura haba tukajya tubana. Maze uyu mugabo nako Simoni aramubwira ati urakoze cyane, ntabwo nabona ukuntu nakwitura. Gusa muri ubu buzima Simoni ari kunyuramo hari irindi somo ari gukuramo. Barakwereka uyu mugabo yamusize ahangaha maze aragenda. Simoni gusa cyaje gutungurwa no kubona uwo yimye ari we mutabaye, ari we umuhaye umukati bwa mbere, ari we umuhaye icyo kurya mu gifu bwa mbere. Aba ngaba ababyeyi be barabirebaga ndetse n'ababa bodyguard. Simoni asigara ari kuvuga ati mana ati ubu buzima nta wabwizera. Uri kumva wa muntu uri kureba iyi filime? Simoni aravuga ati uwo nimye niwe ndi kongera ngahindukira nkaja kumusaba. Aravuga ati ariko kuko mana wambabari ukankura mu ubu buzima yarabumazemo iminsi 2 gusa ariko bwamurambiye. Ubwo mama yarabirebye amarira azenga mu maso. Abangaba nabo baravuga bati uriya muhungu araza kwisubiraho. Simoni yarakomeje gusaba Imana ariko kuvuga ati ubu ngubu niba nduwumva numvise mana ushaka wambabarira. Uko niko ari kurira cyane ari guhendeza. Abangaba nabo mama ahita avuga ati nuko nguko byifashe twigendere. Aba ngaba baravuga ati okay nta ribi. Barakwereka abangaba bahise bagenda bari gucunga uyu musore ndetse ari nabo bari kumwigisha isomo. Uyu musore asigara ahangaha asigara ndetse ari kurira. Reka bakwereke undi munsi ukurikira. Ubwo ni umunsi wa 3. Simoni uko nguko nawe yaje guhinduka umusabirizi. Urabona yuko ari umusabirizi wujuje ibyangombwa. Ari kuvuga ati mwamfasha, ari kuvuga ati mumbabarire mumfashe. Ubwo abangaba baza kubibona Simoni ari gusabiriza ari kuvuga ati mumfashe. Maze uyu mubyeyi aravuga ati reka tugende, mugende mubimuhe nk'abari kumufasha, mubimuhe nkaho muciye kunzira mugatambuka mukaza kumufasha. Ubwo ngubwo babasore bahita bavuga ati nta kibazo. Barangije Simoni uko yarara ahangaha barakwereka umusore umwe yamuzaniye umukati. Simoni akimara kubona ibirenge bye arangije araza atega agasahani bamushiraho umugati. Aravuga ati urakoze cyane nukuri kw'Imana. Simoni yasabirizaga yubitse impanga kubera ko aha hari muri karitsiye y'iwabo. Bamukubita n'ikoti ryo kwamba nako nishuka yo kuyorosa buriya. Uyu musore arangije kubimukubita ahita yigendera. Bakureka n'undi nawe nuko nguko byagenze amuzanira amata. Simoni aravuga ati urakoze cyane nukuri kw'Imana urakoze. Uyu nguyu nawe amuhereza ikoti ryo kwambara. Simoni suku mushimira arapfuka aratakamba aravuga ati nukuri kw'Imana Imana iguha umugisha. Ubwo aragenda Simoni nawe asigara ahangaha ari kupfundura wa mukati ari kurya umukati. Simoni ubu buzima yarabayemo noneho yaratangiye kubumenyera, yaratangiye kubwishimira. Uko Simoni yabaga ari kurya umukati ntabwo yabaga yiteye yuko mu minsi mike yashize yari umukire. Gusa ahangaha hari abari kumwitegereza.
ubwo babasore bavuyeyo baravuga ati mabuja tuvuyeyo, baza kumwitegereza uburyo ari kurya umukati. Abangaba barakwereka bamaze kubona yuko ibintu byamuhindukanye, barakwereka ku kanya n'ubundi ikirere cyarahindutse. Abangaba barabibona ndetse Simoni nawe arabibona, arangije yari amaze kumenya ubwenge, noneho umudeto wari umaze kumushiramo. Gusa niko yari ari no kubabara. Ubwo Simoni yararangije ahita afata ibyo yari afite igishashi yagombaga kubishiramo ndetse n'imyenda bari bamuhaye, icyo kwiyorosa ndetse n'ikoti. Ubwo aba barimo kumwitegereza. Ako kanya bagiye kubona babona wamusabiriza mugenzi we aje kumureba, aravuga ati Simoni. Uyu mugabo aramubwira ati tugende tube twaje kugama imvura igiye kugwa. Simoni aravuga ati nibyo nta kibazo, ati ariko njye naronse, ati si none wowe wari uri gukorera hehe? Maze uyu mugabo aramubwira ati turabiganiraho. Simoni aravuga ati urakoze cyane, ni ukuri kw'Imana, shima ukuntu ugenda umfasha. Abangaba barabibona, babona ukuntu Simoni yaciye bugufi. Barakwereka uyu mugabo yaje kumufasha icyapa kimwereka ko bari gusabiriza. Simoni arangije afata yambago nawe yabaye umusabirizi ngo nyawe, afata yambago arangije atangira gukurikira uyu mugabo. Simoni ubu buzima yari abwishimiye kuruta uko yari ameze mbere. Barakwereka uyu mubyeyi amaze kubona yuko Simoni amaze guca bugufi, arangije avuga ati rero ubu tugiye kuba twakora ikintu cya nyuma ndetse tugahita tuza no gucura umwana wacu. Simoni nkaza kumucura agataha mu rugo. Barakwereka bahise batse imodoka baragenda. Ubwo ni mu mvura. Baravuga ati reka tugende tujye kureba naho barara. Ako kanya barakwereka imvura yatangiye kugwa. Simoni ndetse n'uyu mugenzi we turaho bararaga ngaha, bararaga mu shitingi mu ihema ku muhanda. Kandi imbere Simoni yararaga muri etaje ndetse akagenda no mu modoka nziza, ariko busa izi ngizi ari kugendera ku mbago. Wa muntu we uri kureba iyi filime, niba iyi episode ya nyuma ariyo ya mbere ubonye, ndakwinginze kugira ngo usubireyo uje gushaka n'izindi zahise, ndetse utarakanda subscribe niba ari ubwa mbere wagera kuri uyu muyoboro, kanda subscribe niba wayikunze iyi nkuru yacu, ukande like, share ndetse na comment. Tuzajya tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Barakwereka bageze hano, uko bakageze hano barahageze basanga abandi bantu nabo baba bari hano uyu mugabo aba ari gufasha. Maze uyu mugabo abwira Simoni ati rero dore abangaba nabo muri famiye yanjye, ntabwo dufite ukundi kuntu twakwigenza. Ati ubwo rero niyo mpamvu mba ndi guhiga kugira ngo ndebe ko nabasha kubagaburira. Simoni arabibona, impuhwe ziraza. Simoni aravuga ati okay nta kibazo, ahita abasuhuza aravuga ati mumeze mute? Aba ni abana b'uyu mugabo. Arangije aravuga ati hari akantu mbafitiye. Aravuga ati mbafitiye umugati, wa mugati bari bamuhaye. Ubwo Simoni barakwereka yaje yegera aba bana ahantu bari aza kwicarana nabo kugira ngo wemere ko uyu muhungu yahindutse. Aravuga ati okay mundeke njye meze neza. Arangije aza gukuramo ibyo yari yasabirije, arangije akuramo imikati atangira kubahereza. Uko ari kubahereza bari kumubwira ati urakoze, bari kumushimira. Arangije hari n'undi wari urahadisi, urabona yuko bose bari bateye agahinda, nawe aramubwira ati urakoze cyane. Ubwo batangiye kurya ndetse n'uyu mugabo papa w'aba bana nawe akarya k'uyu mukati. Simoni none yahise abahereza na yakuvureri yashuka bari bamuhaye, arangije akuramo n'amata arabahereza ati mwende musomere n'amata. Aba bana baramushimiye cyane, baravuga ati Imana iguhe umugisha. Bari kumushimira bari kuvuga ati Imana iguhe umugisha ni ukuri. Uyu mugabo arareba ndetse aba babyeyi ba Simoni nabo bari aha ngaha barimo kumwitegereza. Mama yareba umuhungu we akarushaho kwishima, avuga ati umuhungu wanjye yarahindutse. Abo ngabo barabibona, babona yuko mama yamaze kwishimira imihindukire ya Simoni. Mama aravuga ati ntabwo nari nzi yuko umwana wanjye azahinduka. Aravuga ati ubu ngubu igihe ni iki ngiki ngo tugende tube twabakorera surprise ya nyuma, niturangiza duhite tumucura tumutware mu rugo. Ubwo aba baravuga ati nta kibazo mabusha turabikora. Barakwereka uko nguko niko batangiye gusohoka mu modoka, baza basatira aho babana ba Simoni bari ndetse banihinduranyije amasura.
barakwereka mama yarababwiye ati basore banjye iki nicyo gihe ngo tube twagira icyo dukora tube twabikora. Barakwereka baje bari gusatira aho abangaba bari bateraniye, ahantu hose imbabare zari zateraniye zari ziri. Aba bababonye batangira kubahunga kubera yuko bazi yuko nta keza kabakire. Ukurikire ubwo baje kubabwira bati rero ibi bikoresho byacu twarabiguze, twe tuje kubitwara, twe tuje hano hantu kugira ngo tuhasukure. Aba batangira kurebana, batangira kuvuga ati ibyo muvuga ni ibiki. Barakwereka uyu yahise akuraho igipapuro arakibereka cyemeze yuko bakwiye kuhava, maze aba bakahasukura bakahakorera isuku. Ubwo aba barabibonye bikangamo. Mama aravuga ati aha hantu hari ibindi bikorwa tugiye kuhakorera, ubwo rero nimuhave tugiye kuba twabimura. Aba ngaba baza gusaba imbabazi, baza kuvuga ati oya ntandi hantu dufiteho kuba. Barakwereka buri kimwe cyabo cyose baje kugitera imigeri ndetse bafata inkoni n'ibibando ngo baze gukubita aba ngaba. Barakwereka Simoni yaje kubitangira aza kuvuga ati ni ukuri kw'Imana mutubabarire. Barakwereka aba ngaba baje guhirika wa musabirizi wundi Nyagasani. Simoni aza kuvuga ati please murekeraho mureke gukubita aba bantu ntabwo bishoboye, aba bantu muri kubona mugiye kugirira nabi ntabwo bishoboye, ni ukuri kw'Imana mutubabarire nta handi hantu dufiteho kujya. Barakwereka aba ngaba baravuze ati ibyo ntabwo bitureba wakimugawe, ibyo ntabwo bitureba wakigoryiwe. Maze uyu muhungu Simoni aravuga ati ni ukuri kw'Imana mutubabarire. Barakwereka bahise bamukubita umugeri ku itako, ahita hanuka agwa kuri ba bandi bavaho n'ubuhiri ngo babakubite. Uko bamanikaga ubuhiri Simoni yaje kwitangira aba ngaba, maze mama aravuga ati nimurekeraho. Bahita bareka kubakubita, bari bagiye kubahuka n'ibibando. Aba basore nabo wagira ngo babaga bahanzweho, wagira ngo hari ikindi kintu babaga bafite bari gupfa na Simoni. Ubwo mama yaje gukuramo ingofero, Simoni akomeza gutakamba ariko kuvuga ati ni ukuri kw'Imana mutubabarire nta handi hantu ho kuja dufite. Barakwereka mama Simoni yaje kumupfukama imbere ndetse arangije akuramo rinete yari yambaye n'agapfukamunwa. Arije avuga ati Simoni ati ni njyewe. Simoni arabibona, mama aravuga ati ni njyewe. Simoni aravuga ati mama. Aba ngaba nabo baratangaye ndetse byarabatangaje barumirwa. Maze Simoni aravuga ati mama kuki muri gukora ibi ngibi? Ati nari narakubuze. Barakwereka Simoni yatangiye kwibuka. Mama abwira dogiteri ati mfasha ubashe kumushiraho kiriya gisima kugira ngo abashe kuba yaza kwiga isomo. Uriya mwana nshaka kugira ngo mbe namwigisha. Ubwo Simoni atangira kwibuka ati atakambira mama we. Maze mama akavuga ati nta kindi kintu mfite cyo gukora. Mama ari kurira ariko kuvuga ati nta kindi kintu mfite cyo kuba nakora. Simoni atangira kwibuka hano ari kurya umukati bamuhaye, ariko kuvuga ati mana ni gute wanzanye mw'ubu buzima. Ubwo ngubwo aba ngaba nabo bari kumureba. Ibyo nibyo Simoni yari ari kwibuka. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musore mama we aramubwira ati mwana nishaka kugira ngo ubashe kuba wakiga ubuzima nurangiza uzavemo umuntu w'umugabo. Ati naho ibi byose nta mutima mubi nabikoranye. Maze uyu musore avuga ati mama ati ni ukuri umbabarire, ibyo nakoze byose mpubutse, imyitwarire mibi nabashije kuba nagira, ndi kugusaba imbabazi. Ubu ngubu nabashije kuba namenya umuntu uwo ari we, ubu nabashije kuba naha agaciro ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose. Uyu musore aravuga ati mama ndakwinginze mbabarira ntuze kunsiga aha hantu. Maze mama aravuga ati nta kibazo ndaza kugutwara. Ubwo Simoni mama yaje kumuhagurutsa ndetse n'aba bagenzi be bose baza kumuhagurutsa, ndetse aba basore baza guhagurutsa n'aba bagenzi be. Ubwo mama yaje kubabwira ati rero mwebwe mwese nimutubabarire. Ati ni ukuri kw'Imana nimutubabarire nta kintu kibi twashaka kubageraho. Ati kandi mbemereye kubatwara narangiza nkajya kubaha icumbi ryo kubamo. Uyu nguyu yakibyumva aratangara
aba bana nabo batangira gutakamba bari kuvuga ati urakoze mama, urakoze mabuja, ni ukuri kw'Imana urakoze, uri umuntu mwiza. Ubwo abangaba bose byaje kubashimisha, maze mama aravuga ati uwo ari we wese muri mwebwe ntawe ndaza gusiga hano, ati kandi ndabamenyera buri kimwe cyose, abana banyu nabo nzabashira mu ishuri. Uyu mugabo yaje kumubwira ati urakoze cyane, aza kumwunamira, maze arangije aravuga ati Simon, ati ni ukuri kw'Imana nashimye ukuntu wize isomo ukabona n'ubu ngubu warakuyemo isomo rihagije. Maze uyu mubyeyi aravuga ati nizere yuko utazabyongera. Simon nuko nguko ubuzima bwe bwaje kurangira. Byarangiye mama yongeye kuza kumutora akamusubiza mu rugo, ndetse akaza gufasha n'aba ngaba bose bari hano. Gusa wa muntu warebye iyi filime, niba hari isomo wakuyemo uze gukanda like ndetse uze kuyisharinga igere ku bandi bantu bose, ndetse subscribe nayo ntiwibagirwe kuyikanda. Episode yacu ya nyuma, season yacu nuko tuyisoje, ntiwibagirwe kugenda ukanda subscribe. Ndabakunda cyane, tuzahurire mu zindi filime zikurikira. Ciao ciao.